kuko yarambabaje cyane. Nkajya mpora ntekereza, uzi umuntu kugukorera ikintu ukavuga ngo cyangwa wasanga hari revenge arimo gukora, ugahita ujya gutekereza ugatekereza umunsi wa mbere mwahuye, ukagenda wisuzuma etape par etape kugira ngo urebe ko hari ikintu kibi waba waramukoreye kikaba gitumye akwitura icyo, ugasanga ntacyo. Ikintu kibabaza cyambere ni rejection. Kuba muri societe hari uburyo ya rejectings kubera ikintu runaka, nta kintu wankorera ngo kimbabaze, ntabwo bishoboka, ntibibaho, kuko nakiriye impano yo kubabarira, nakiriye impano yo kumenya impamvu umuntu akora ikintu kibi. Ni ukuri ako kanya Mwuka Wera aramanukira muri njyewe, numva ndatsinzwe, numva ijwi rimbwira yuko mbohowe mpawe agakiza, kandi n'umubiri wanjye urabimenya. Buriya iyo ukijijwe Mwuka Wera arabiguhishurira mu kumva kwawe guke. Uribaza kuvukira mu itorero ibintu by'agakiza biratangaje. Kuvukira mu itorero ukagira imirimo ushingwa mu itorero ariko utarakizwa, kandi n'abantu babibona no hanze kukijijwe, kuko hari imbuto uberera bisanzwe, ariko ziriya mbuto ziba ari n'indangagaciro za Kinyarwanda n'undi uwo ari we wese yagira. Charmante wa mbere wo gukizwa n'uwo, na Charmante wa nyuma yo gukizwa n'uwo. Ndashima Imana, ndanezerewe nk'umujene, ndanezerewe cyane. Utagira n'ibintu mbaza byahariye, ntabyo narinzi, ntabwo mbizi. Actually mperuka, ubundi umbajije ibintu byahariye wabimbaza ndi gusenga, no mu myiteguro ntabwo mbizi, ahubwo mpagera turimo gusengera abantu bari buze, turimo gusengera abacuranzi, turimo gusengera abaririmbyi bagiye kujya kuri stage. Ibyo nibyo bihe nibuka. Ibindi byakurikiyeho nyuma y'uko gusenga ntabyo nzi. Noneho nkajya mfata nka miliyoni 40 nkahereza korali, nkavuga ngo mugende mutegure igitaramo kimeze gutyo, abantu bakajya bahora bishimye gusa. Bakoze ibiganiro byacu, tunejwe no kubaha ikaze mu kiganiro tugiye kugirana n'umukobwa, umukristo, umunyarwandakazi, ukunda umurimo w'Imana, kandi inshuro nyinshi ukunze kuba yishimye. Ubwo nabyo turaza kumenya impamvu, ariko ngiye kumusaba atangira twibwira yitwa nde, atwibwire muri make. Murakoze, mbanje kubasuhuza ariko namwe. Amazina yanjye nitwa Uwera Rugomwa Charmante, niyo mazina yanjye. Ndi umunyarwandakazi nk'uko babivuze, ndacyari umujene, ndi umukobwa. Charmante, mvuka mu muryango w'abana 6 na mama wanjye wa 7. Abo mvuze nabariho, sinzi niba hari ikindi mushaka. Yego, ndi umukristo, nsengera mu itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7, nsengera Kanombe English Church. Murakoze cyane. Uri umuntu wibwira ko ukiri mu bihe by'amashimwe? Menshi. Ariko hariya twahageze Charmante aruhuye. Njya mbona hari igihe ugira icyo ugapostinga ibintu ku mbuga nkoranyambaga zawe, umeze nk'aho ibintu biba byakurenze. Charmante tubona gutya w'inkumi ni ubuhe? Cyane cyane mu biganiro dukora tuba twifuza ko abantu batugeza hahandi bafeyisinze noneho mu buryo buri concrete imirimo y'Imana mu buzima bwabo. Abantu bakakubona gutyo nyine, bakubonye i Kigali ariko hari aho wavuye, kandi Imana niyo yahagukuye. Charmante mudusangize ku bataragize amahirwe yo kukubona uri guhura n'imirimo y'Imana mu buryo bufatika. Rero kuvuga imirimo y'Imana biragoye. Impamvu bigoye ni uko aba ari myinshi. Gukuramo rero iyo uri busangiza abantu rimwe na rimwe hari ukuntu bivuna. Nkuko wari ubivuze rero, muri kamere yanjye nkunda guhora nishimye.
ndaguhora nishimye kandi koko ntabwo ari uburyarya mba nishimye bivuye ku mutima ariko nta kindi kintu na kimwe gituma duhora twishimye ni Kristo twamenye si uko tudahura n'ibibazo si uko tudahura n'ibyakagombye gutuma tubabara dupositinga amaganya ibintu nyine bigaragaza kuri mu gahinda ahubwo igihe cyose niyo waba wahuye n'ibyo bintu ugapositinga ibintu byishimo nta wundi rero bitubashisha ni Imana yonyine so rero njyewe nka Charmante ikintu kimbamo gituma mpatana gituma ubuzima bwanjye bugenda neza n'uwo munezero ukabubona ni uko nakiriye Kristo nicyo waramwakiriye n'ibyo wamwakiriye wari uwuhe aho yagukuye bigatuma umwakira dusangize impamvu tutazi bamwe wenda haraza ko mwabyirukanye cyangwa se bakuzi muri icyo gihe urabona utubwira barahita biba nk'uko nabikubwiye ndi umudivantiste kandi ntabwo bije vuba navukiye mu muryango ukijijwe umuryango w'abakristu kandi mvukira mu itorero nderwa naryo ariko iyo mvuze agakiza iyo mvuze ko nakijijwe bitandukanye n'itorero bitandukanye no kuba narakuriye mu itorero so rero nimvuga ubuzima bwanjye bwa mbere yo gukizwa hari uri buze gutungurwa kuko abantu bazi ko gukizwa wari umusambanyi none urakijijwe ntabwo ukisambana wari umusinzi none urakijijwe ntabwo ukiri umusinzi oya ntabwo ngewe rero ari uko nguko bimeze nakuze ntinye icyaha kuko twabyigishijwe ngendera ku mahame y'itorero ariko kagakiza kakandi kabatura umuntu kakandi ko mu mutima ntabwo nari nkafite ako niko nshaka ko tuganiraho niko nshaka kukubwira niko nakiriye so rero mbere y'uko nkizwa yego ibyo byose byo twita ibyaha ntabyo nakoraga ariko nariho mu buzima bufunze bukomeye cyangwa se mvuge ngo ubuzima wenda bwo gutinya hari abantu jya ubona abantu batinya gukora icyaha ngo kubera abantu babareba ariko baba bari ahihishe bakaba bagikora ntabwo baba bagakijijwe baba bakigendera ku mahame n'amategeko bya bindi badusomera so rero mbere yo gukizwa nari Charmante utanywa inzoga nari Charmante utari umusinzi utari umusambanyi utari umubeshyi ariko ntarabaturwa ariko noneho hakaba n'ubwoba bwo gutinya ikintu hari ubwoba umuntu agira bwo gutinya ubuzima gutinya ibikubayeho gutinya hari ukubohoka uba udafite ntabwo uba ubohotse nyine numvaga hari ubuzima no guhura ikibazo cyangeraho ugasanga afite ubwoba ariho handi usanga umuntu yihebye rimwe na rimwe bikaba byanamuviramo no kwiyahura ariko reka nkubwire maze gukizwa nakijijwe 2015 uribaza kuvukira mu itorero ibintu by'agakiza biratangaje kuvukira mu itorero ukagira imirimo ushingwa mu itorero ariko utarakizwa kandi n'abantu babibona no hanze kukijijwe kuko hari imbuto uberera bisanzwe ariko ziriya mbuto ziba ari n'indangagaciro za kinyarwanda n'undi uwo ari we wese yagira ariko mu by'ukuri agakiza kangezeho ndatangara cyane ndavuga none se ya myaka yose nari ndi mu itorero nakoragamo iki so rero nakijijwe 2015 nkizwa ari kuwa gatatu umunsi ndawibuka cyane yego ntacyo ntari narabwiwe ariko mwuka wera nagakora gutyo urabwirwa ariko igihe kikagera akagira gutya akagusanga nari mu bihe bikomeye nari mu gihugu cy'Ubugande cyari igihugu gikomeye cyane kirimo ibirangaza byinshi kirimo
haba ambiyanse nyinshi. Ubugande ni igihugu iyo uhisemo gusenga urakizwa, haba hari ibintu byinshi bigufasha gukizwa. Iyo uhisemo akabari haba hari utubari twinshi umva, noneho haba hari n'ibintu biri bukwatarakitinge ku buryo ugakunda cyane. Donc icyo uhisemo cyose uragikonsuminga ewana na maximize. So rero mpari njyayo nari narasabye Imana ko izahandindira, nkahagirira ibihe byiza, nkahinduka muri njyewe. Nahoraga igihe cyose numva ashaka kubona ubwiza bw'Imana, kuko hari ukuntu umuntu yakubwiraga kumva ubuhamya bw'abandi, ukumva ubuhamya bw'abandi bw'ukuntu bakijijwe, noneho wowe ugashaka igihe wakijijwe kibura, nkahora nsenga avuga ngo ku Mana ubu bihe nanjye uzabimpa. Ngezeyo rero nahahuriye n'inshuti, hari inshuti nahuriyeyo nayo ambera umugisha. Twigaga ijambo ry'Imana turi abantu batatu. Twari twarahisemo umunsi wo kuwa gatatu wo gusharinga ijambo ry'Imana. Naje gusanga mu rusengero kubera ukuntu ibintu biba biri kuri gahunda, harabanza ikihakurikireho iki. Rimwe na rimwe biragoye ko agakiza gashobora kugusanga mu rusengero kandi nasobanuye navuze. Apana ibyo guterana, ni uguterana kwera, twiga doctrine y'itorero, bakatwigisha ibintu byiza binadufasha no guca mu buzima. Hari ibyo duhanganye nabyo kandi tukabitsinda, ariko mu by'ukuri ngewe byari kugorana ko Imana insanga mu rusengero kubera za protokole zindi zibera mu rusengero. Byari nk'ibintu byabaye kutume cyane. Ukaba ubizi ngo saa 5 niba zigeze ni ibisa. Donc uwo munsi rero wo kwa gatatu wambereye umugisha, tugahurira ahantu mu rugo rw'umuntu umwe, urumva twari abanyeshuri twese. Noneho muri kwa kwiga ijambo rero nibwo twaje kwiga ku ijambo agakiza. Twaje kwiga ijambo ribohora, dusobanukirwa neza ibyo gukizwa, turiga. Ni ukuri ako kanya Mwuka Wera aramanukira muri njyewe, numva ndatsinzwe, numva ijwi rimbwira yuko mbohowe mpawe agakiza, kandi n'umubiri wanjye urabimenya. Buriya iyo ukijijwe Mwuka Wera arabiguhishurira mu kumva kwawe guke, mu bugoryi bw'umuntu bukeya buraho. Donc aza mu kinyarwanda wumva, aza mu rurimi wumva, aza muri wumva, kandi n'umubiri wawe urabimenya. Umubiri uyu nguyu nawe urabimenya cyane. Ngewe narabimenye, ndabohoka, ijwi ndaryumva, umutima wanjye uratsindwa, numva ntuwe nk'ibiro nka 50 bivuyeho kuri ngewe. Sobanukirwa neza ko nakiriye agakiza, ndatura, nakira umwami gutyo. Aho rero niho ibyishimo byanjye byatangiriye. Nagize umunezero udasanzwe. Flora, sinzi ukuntu nabikubwira. Kuba mu Mana ni byiza, biraryoshye cyane. Mvuga ngo natangiye kugenda ngira amakuru menshi ku buzima bwanjye. Tangiye kugira amakuru menshi ku buryo nta kintu na kimwe cyambagaho kintunguye. N'icyantunguraga ntabwo byatwaraga igihe ngo mbashe kumenya impamvu zacyo. Dufata urugero, ndibuka hari njya kwiga ikintu kubabarira, kuko njye nakira agakiza nakuyemo umunezero, nkuramo ijambo kubabarira. Kubabarira byabaye ikintu gikomeye cyane. Ubundi ngewe kubera ukuntu meze ndi umunyakuri kwinshi cyane, kuba muri sosiyete birangora. Ngongana n'abantu benshi. Sosiyete iragoranye ku muntu uvugisha ukuri. Donc bisaba ngo ugire ibyo wirengagiza, ugire ibyo urenzeho. Njye rero ntabwo ari uko nguko nteye. Oya, ntabwo wari njyewe ibyo byose. Hari ukuntu nzi, hari ukuntu nzi. Iyo uri umunyakuri muri sosiyete nyarwanda uba disappointed cyane. Izo disappointment nyinshi zarankomeretsaga, ariko ntagira n'amahirwe rimwe na rimwe bikarangira. So icyo gihe rero
njya gusobanukirwa ko nakiriye impano yo kubabarira. Hari umwana twiganaga, inshuti yanjye twigana, sinzi ahantu yakuye ikintu, ambeshyera ikintu gikomeye, umva gikomeye cyane, gikomeye cyababaje umutima wanjye ku buryo nararaga ndira ndi kugitekerezaho. Ndi umuntu utinya kuba mfitanye ikibazo n'umuntu, noneho ndamwanga pe, ndamwanga, umutima wanjye uramwanga, numva ndamwanze kuko yarambabaje cyane. nkajya mpora ntekereza, uzi umuntu kugukorera ikintu ukavuga ngo cyangwa wasanga hari revenge arimo gukora, ugahita ujya gutekereza ugatekereza umunsi wa mbere mwahuye, ukagenda wisuzuma etape par etape kugira ngo urebe ko hari ikintu kibi waba waramukoreye kikaba gitumye akwitura icyo, ugasanga ntacyo. ndangije haciyeho nk'icyumweru mbaye muri ubwo buzima bukomeye bubabaye. Ikintu kibabaza cya mbere ni rejection, kuba muri sosiyete hari uburyo yakurijegitinze kubera ikintu runaka. So nabaye rejected kubera ikintu yari yankoreye. Noneho ndabyibuka hari nko mu saa 11 za mu gitondo, saa 11 nibwo ijwi ryansanze mukaganira. Iyo urimo kuganira n'ijwi, ujya ugira ngo nawe uba ugira ngo urimo uravuga kandi utarimo kuvuga, ucecetse ubumbye umunwa, uri no mu nzozi urimo uganira n'ijwi ariko mugasubirikanya. Icyo gihe ijwi rirambaza ngo wemera ko umuntu abaho, donc caractère y'umuntu, uko imico umuntu afite, uko yifata, uko yitwara, ibyo akora, ngo wemera ko bituruka ku mateka ye. Ndavuga ngo iyi, ngo none se ngo wemera ko nta muntu uhitamo amateka. Ndavuga ngo iyi, ngo none kubera iki uhora umuntu amateka atahisemo? Umva ntangiye gutsindwa muri njye. Rirongera rirambwira ngo muhaye amaso areba ibyo arimo gukora ngo yakwiyahura, donc amaso ye ntago yabasha kwakira ibyo arimo gukora, yakwiyahura, ngo ni bibi cyane, byarenga ubwenge bwe. Ako kanya ndakanguka, nakangutse mufitiye urukundo rutabaho, ruhambaye, ntigeze mukunda, ntigeze nkunda n'undi muntu uwo ari we wese. Donc nahise ngira ideni ryo kumukunda, ndamukunda, numva ndanezerewe, ndaruhuka. Kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi, Flora, nta kintu wankorera ngo kimbabaze, ntabwo bishoboka, ntibibaho, kuko nakiriye impano yo kubabarira, nakiriye impano yo kumenya impamvu umuntu akora ikintu kibi. So rero mbishimira Imana cyane, kandi muri ubu buzima umuntu atababaye ni ikize kindi cyatuma udaseka. Impamvu rero tubabara nuko tutababarira, impamvu tudaseka nuko imitima yacu biboshye. Ariko iyo bamaze kumenya ko ibyo dukora byose tubiterwa n'amateka tutahisemo, nta muntu utababarira. Ikindi nasobanukiwe ikintu bita umudendezo. Imana buriya ngo yaturemanye umudendezo. Niyo mpamvu mu gitondo ubyuka ukambara ishati ntihagire umuntu uguhakanya. Niyo mpamvu ushobora kubyuka ugakora icyaha, RIB ikazarwana no kuza kugushaka ngo iguhane, ariko wa mudendezo watangiye umunsi uhitamo gukora icyaha. Ni ikintu Imana itajya yivangamo kuko yarakituremanye. Ni nayo mpamvu nayo ubwayo itajya yivanga mu mahitamo yacu. Iyo uhisemo, yaduhaye inzira ebyiri, inzira nziza n'inzira mbi, kandi zose igenda iduha ibimenyetso byazo. Iyo uhisemo inzira mbi, it's up to you. Niyo uhisemo inzira nziza,
nta kibazo irishima kuko uje mu ruhande rwiza, ariko ntabwo ijya ijya mu mahitamo yacu. ntabwo yaturemye nk'amarobo. Ntabwo yaturemye nk'amarobo. So namenye rero, nahishuriwe ko umudendezo nawo Imana yaturemanye, umudendezo uba muri twebwe nawe ujya utuma duhitamo gukora ibintu bitari byiza, cyangwa se tugahitamo gukora ibintu byiza. Uwo mudendezo nawo narawumenye icyo koze, sobanukirwa neza umudendezo nkeneye guhitamo. Ubu ngubu niwo nahisemo Kristo, niwe nakurikiye, niwe wampaye amahoro, niwe wampaye urukundo, niwe utuma mpora nishimye. N'uyu munsi niyo mpamvu uhora unserereza ngo uhora upostinga utuntu wishimye umeze neza. Ego ego pe kabisa. Uwo niwe Charmante wa mbere yo gukizwa n'uwo, na Charmante wa nyuma yo gukizwa n'uwo. Ndashima Imana, ndanezerewe nk'umujene, ndanezerewe cyane. Murakoze cyane. Yego. Charmante, urumva ko ndakumenye rero, n'abantu dukurikiye barakumenye. Yego. Ariko si ibyo gusa, mu buzima busanzwe hari uko ugenda ufacinga gukora kw'Imana. Charmante, Imana igomba kuba hari ibintu gukorera ukavuga uti Imana ikoze iki. Imana rwose si ya yindi tubwirwa ngo hari ibyo yakora mu buzima bwawe, ahubwo mpuye nabyo ndabibonye. Basengiza abantu, abajene bari ahangaha muri Kigali bari hehe, hari abaryoshye mu mafaranga, hari abaryoshye mu opportunité, ariho leta iyobowe na Perezida Kagame igenda itanga, ariko wenda ugasanga barangaye ibibuka ko Imana ariyo ikora ibyo byose, n'ubwo buyobozi, n'uwo mutekano, n'uko kuba igihugu gifite umudendezo ari Imana ibikora. Wowe rero ufite amahirwe yo kuba waramenye n'iyo Mana, bayitubwira gute, wahuye nayo mu buryo bufatika gute mu buzima bwa buri munsi? Sinzi niba ushaka ko nk'ibintu nka bingahe byagiye biba nkabona ko ari ugukora kw'Imana. Reka nguhe nk'urugero. Njyewe iby'Imana yankoreye ni byinshi cyane, ni byinshi pe. Ariko ndibuka, reka njya nkunda gutanga témoignage ku bintu by'amashuri, kuko nibyo nahuriyemo n'ibintu bikomeye cyane, kuko iyo biza kuba ntarakizwa, iyo biza kuba Imana itarantegura, byari kurangira nabi. Iyo biza kuba ntarakizwa byari kurangira nabi. Abasore oya bariya bo ntago bariya ntago bakwirukaho buryo utabahaye uburenganzira. Ntago babura ariko bariya bo ni biterwa nuko ego. So rero reka nkubwire nk'utuntu twambayeho. Nakubwiye ko nabaye i Bugande, nari ndimo niga. Ahantu navuye ni igihugu ntigeze nakira, ntabwo umubiri wanjye wacyakiriye, ntabwo nagikundaga. Ndabyibuka iyo nageraga ku mupaka, ninjiye ku butaka bw'u Rwanda, nahitaga numva mpumetse umwuka utandukanye, nahitaga numva nduhutse, mvaga ngeze ahantu hari amahumbezi. Ariko ndi hariya n'ikirere ntabwo cyampumuriraga neza. Nahoranaga utuntu saa 10 zageraga navuye hanze, kubera habaga hari udusimba mu kirere tukurya ku buryo ubyimba n'amaguru. So rero ntabwo ari ahantu umubiri wanjye wigeze wakira. Ndangiza bachelor, ceremony zarangiye uwo munsi, mpita ntaha na diplome ndayisiga. Donc kurara ngo ntegereze diplome nayisizeyo. Kwihanganira ayo masaha yo kugira ngo buke njye kwifata byaranze, ndataha. Ntashye bahita bafunga imipaka, kandi nageze mu Rwanda mpita mbona akazi. Baranyizera bampa akazi nta document mbahaye, kubera ko bari basanzwe banze, nari nsanzwe nkora mu biraka. Noneho akantu kabaye, urumva bampaye akazi ko kuvolontiyaringa. Nyuma rero bakenera kumpa, donc bashyira umwanya ku isoko, document ikiri hakurya. Ndababwira rero document yanjye iracyari hakurya, ati nta kibazo. Bavuye mu nama nimugoroba,
ikizami kizakorwa nk'ejo nimugora rwose 12:00 barambwira ati nta muntu bwinjire mu kizami adafite dokima iri Bugande ni 12:00 urumva nahise mbubururu ubwantuke nubwo nyine ibyanjye birarangiye ariko bigeze n'injoro hari ukuntu njya nkunda kugira ibyizere ntazi ahantu biva nkabwira Imana bwa rero wa Mana wavuze yuko niyo twagira kwizera guto kungana n'akabuto ka sinapi n'umusozi twawukuraho none umusozi niba twawukuraho kuzana dokima nibyo binaniranye ahubwo urumva umusozi nyine ni ikigeragezo cyawe uba wifitiye rero iki ntabwo kigoranye cyane niba uri bube indege niba uri bubigenze gute ntabwo mbizi nk'Imana sha naraye ndeba buracya mu gitondo mpamagara mama ndamubwira reka dusengane nsengere mama ati nta kibazo ndagusengera birakora mfite mama usenga cyane rero iyo hari ikintu nshaka gusengera ndamubwira akamfasha noneho bwarakeye mu gitondo ni umunsi wo gukora examen imbere y'Imana niyo bakubwira ngo utege indege ntago byakunda twakumbaga gukora 9:00 ntumbaze ukuntu byagenze nanjye ubwanjye ntago mbizi 8:40 diplome yari ingezeho ukuboko kw'Imana ndakubona ndavuga ngo wa Mana ushima ubushize ngera hano icyo ni icya mbere icya kabiri nahise joininga masters sinzi wenda abantu benshi hari ukuntu babyumviseho abantu twize i Bugande St Lawrence niko nize St Lawrence diplome zacu hari ukuntu mu Rwanda batazemeye icyo kibazo kimbaho ndangije amasomo ya masters ngiye kusaba equivalence ngiye muri heke urumva narayisabye online ariko noneho igihe kigeze ko nyitanga kugira ngo ntangire kwandika igitabo njya kubaza impamvu batansubije sinzi ukuntu byagenze kuko abize mbere yacu bari bazifite meme nabo twari turi kumwe muri promotion imwe harimo bari bazifite ariko uburyo byaje ngo Charmante abure equivalence ntabwo nzi ukuntu byagenze ngiye kwisaba barambwira ngo kaminuza wizeho ntabwo yemewe hari igihe umuntu akubwira ikintu ukagira ngo uri muri arota ni njye nize kuri St Lawrence bati ntabwo yemewe abo twiganye se kuba zifite ngo twazitangaga icyo gihe uwo mugabo rwose n'ubu ndamwibuka mu muryango wa 6 handitseho 6 kuri uwo muryango ati twazitangaga icyo gihe kandi twariganye kuri promotion nahise nsohoka kugira ngo njye kubanza gushyira ubwenge ku gihe ntekereze ko ibintu ndimo kumva atari ukurota hari ukuntu wishuna kugira ngo mve kuri uri mu buzima ndataha yagiye ntangira urugamba rwo kuzenguruka ahantu hose ngo ndebe icyo ni ikigeragezo nahuye nacyo cyanyeretse yuko mu buzima nta kintu ntashobora kwihanganira ndi kumwe n'Imana yanjye biba birebire ako finally biza kurangira nsubiye muri undergraduate ibaze kuba urangije masters ugasubira muri undergraduate ukajya kwigana n'abana mutangana mudahuje ibitekerezo ukigishwa n'abarimu muri kuri level imwe Florent ntabwo byari byoroshye byari ibintu bikomeye cyane naragiye mu mutwe birivanga biba birebire biba bibi pe biba bibi hahandi najyaga nibagirwa no kujya kwiga nari mfite umuntu wari ushinzwe gucunga ko naje ku ishuri akaba afite timetable y'amasomo yanjye
noneho akajya acunga ko naje kwiga, naje kwatendinga class. Yabona amasaha ageze ntaraza akampamagara bati ubu yabyibagiwe, akampamagara uri hehe, ndaje. Kandi rimwe na rimwe yagiye yampamagaraga nabyibagiwe, nkahita ntega moto nkiruka nkabagiye. Nkaba mfite ushinzwe kunyibutsa ko mfite exam. Ubwonko bwari bwaratakaye. Noneho hari igihe nigeze kwibagirwa ko mfite exam kandi nayiteguye nijoro. Naraye niga ndategura exam, mu gitondo ndabyibagirwa. Nibagirwa ko mfite exam. Wawundi aje kunyibutsa ati yambaza ati ikizami cyagenze gute, ndamubwira ntacyo nakoze. Kuva icyo gihe abishyira ku mutwe no ku mutima ko agomba kuzajya agira. Icyaje kubaho ni iki? Igihe cyose nahuraga n'ibyo bintu, igihe cyose najyaga kure, ikintu cyatumaga nkomeza sinite ku mubabaro ndimo guhura nawo, ijambo ry'Imana riravuga ngo ntitukababare nk'abatizera. Ntabwo Imana yigeze avuga ngo mwe kujya mubabara. Oya, ijambo ryaravuze ngo ntitukababare nk'abatizera. Bisobanuye ko kubabara bibaho, tuzababara, ariko tubabarane ibyiringiro, tubabarane kwizera. Icyo rero nicyo cyampushingaga kujyayo, nkavuga ntoke ngewe ku ruhande rwanjye reka nkora ibyanjye, Imana nayo ikora ibyayo. Naragiye niga amasomo 8 yo muri bachelor, ndarangiza 2023 ndagraduatinga bachelor yo mu Rwanda. 2024 nsubirayo muri masters, njya gusaba uburenganzira bwo kwandika igitabo. Noneho muri fayiro yanjye bakuramo ibya St. Lawrence bashyiramo ibyo mu Rwanda, ndangije ndakomeza. Ikintu rero cyaje kubaho, ikintu Imana yampishuriye muri ibyo bintu, Imana yampishuriye ko nta kigeragezo na kimwe Imana ishobora kwemera ko kikugeraho utabashije kukihanganira. Icya kabiri, hari ibyo Imana yemera ko ducamo kugira ngo bibe ubuhamya bw'abandi. Uzaba atentebutse, acitse intege, nimuganira ubone icyo umubwira. Ibyo rero noneho ayo magambo maze kuyumva, nibwo nahise mvuga okay. So rero nashimye Imana maze guhishurirwa ko Imana byose biri kumwe natwe, yemera ko bitugeraho kugira ngo bizabe ubuhamya no ku bandi, yemera ko bitugeraho kuko dushoboye no kubyihanganira, by the way no kugira ngo natwe ubwacu dukomere, kuko ibintu byose bitugeraho bitugerageza ntago aba ari ibyo kutwica. Nibyo kugira ngo ubwacu dukomere, tube strong enough ku buryo n'imbere nugira n'ikindi uhura nacyo uzasange warakomeye. Cya kabiri, ubuhamya bwawe bufasha abantu benshi. Ubu usanze acitse intege, iyo umuganirije asubizwamo imbaraga. Ubu ufite n'ibyo umubwira kuko ari weho biba byarabayeho, bitandukanye no kujya kumubwira story yabaye kuri Yobu atanazi, ariko wowe iyo ufite ibyo umuganiriza arabyumva cyane. Hanyuma rero nashimye Imana cyane. Imana imaze kumpishurira icyo kintu, ndavuga okay Imana, none ushimwe kandi ubihererwe icyubahiro ko nta feilinze. At least nagerageje gukora ibyo nshoboye nk'umwana w'umuntu, nawe urahaba nk'Imana. Ejo bundi narayigraduatinze, twacelebratinze kuri 31 z'ukwa gatanu. Icyo rero ni ikindi kintu gikomeye Imana yankoreye. Ikindi cya gatatu ari nacyo cya nyuma kandi kinakomeye cyane kuruta n'ibindi byose naba nahereyeho, kiriya kintu cyo kwakira agakiza. Kiriya cyo nkivuga nkisubiyemo kenshi kandi nshize amanga. Uburyo byabayemo byambereye bitangaza, ni ikintu gikomeye, byanshyize ahantu, byanshyize ku rwego, navuye mu rwego rwo gutinya urupfu, ahubwo njya mu rwego rwo gutekereza ngo ndamutse mpfuye naba nsize iki umusozi, cyangwa se nyuma y'urupfu ko twizera nk'abakristo ko hari ubundi buzima. Ubwo buzima bumeze bute kuri ngewe? Nzabubona ndimo muri ibyo binyabuzima bizaba biriho nyuma y'uru rupfu, nzaba ndimo. Igihe cyose rero mpora niteguye mvuga ngo Mana, aho kubura ubugingo
nzabura ibindi bintu byose waremye hano kuri iyi si, cyangwa se umubiri wanjye uzanapfe ujye mu itaka birangire, ariko menye ngo mbikiye ubugingo. Flora, n'uyu munsi niyo wambwira ngo Sharma ngo urapfa, nta kintu byantwara. Ikintu cyambabaza cyonyine ni ukuba Charmante atazongera kubaho nyuma y'uru rupfu tubona tugendana narwo, nicyo cyonyine. Murakoze cyane. Charmante mubona hano imbere yanjye ni umuntu bamwe mubona isura mukabona araho muyizi mu bitaramo bimwe na bimwe by'abaartiste, ariko by'umwihariko akaba umuntu ukunze kuba hafi cyane y'abasore bitwa Masenga. Yego. Abasore urabakunda cyane. Kubera iki? Bari abasore indirimbo baririmbye wumva bahita uyirangura ikaba iyawe bwite. Ajya mba hafi ako kanya, ajya mba hafi. Indirimbo yitwa Senga. Izo ndirimbo uko ari ebyiri, Senga niyo ngiye gusenga mu rugo iwanjye ndi njyenyine ntuje ninjiye mu bihe byo gusenga, iriya ndirimbo niyo itangiza amasengesho yanjye. Nyicuranga kabiri, nkabanza kwegerana n'Imana, nkabanza gukurura umwuka w'Imana, nkawufiringa neza binyuze muri iriya ndirimbo. Ukavuga uti Uwiteka Imana ntajya neza. Oya, senga ndimo kuvuga senga. Iburiya rero ibyago nagize sinzi kuririmba nubwo nkunda muziki, nubwo nkunda muziki buriya ntabwo nzi kuririmba, ni ukuri. Senga ubwira Imana, iyo ndirimbo ndayikunda. Na ya yindi ajya mba hafi, niyo wari ufisemo biriya. So rero ni indirimbo zimfasha cyane 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 cyane, ariko gusa bagira nyinshi. Indirimbo zabo ziramfasha kuko indirimbo zabo zifite ukuntu zitacinga ku marangamutima. Ikindi indirimbo zabo zibamo ubutumwa bworoshye, ntabwo zirimo ibintu bikomeye. Buriya hari indirimbo ushobora kuririmba hakaba harimo ubutumwa bukomeye kugira ngo umuntu abwumve, bisaba kuba uri mukuru mu gukizwa. Ariko iriya indirimbo zabo ziroroshye. Warajambuye? Ni ubwa mbere ryumvise, ntaryo narinzi. Wize ijambo? Biva ku ijambo. Ese yego kugira ngo abavandimwe abakuruta mubana bo bararize uze kuri babaza. Ubwo ni ukuvuga ngo wowe ntago wahimbira messengers kubera urimo kuvuga amagambo y'abantu bakuru. Ariko ugera kuri abakuru naho warahanyuze. Yego. Nicyo cyiza cyane rwose. So indirimbo zabo ziroroshye cyane kuzumva, ubutumwa burumvikana cyane ku muntu uwo ari we wese kuri level y'imyizerere yaba ariho yose. Kandi n'injyana zigira melody nziza. So ndabakunda cyane. Hanyuma impamvu yindi nanone ituma mbakunda barimo Imana. N'abasore basenga by'ukuri, basenga mu kuri no mu mwuka. Ku buryo uburyo bameze, wenda abantu babareba hariya kuri stage ushobora kutabasobanukirwa. Bafitemo ikintu cy'ikivandimwe cyinshi, bafitemo kwisanzura kwinshi, bafitemo gusenga kwinshi. Rimwe uzadusure mu masengesho asoza ukwezi. Buri kwezi tugira amasengesho ya messengers abera muri Indaki. Rimwe uzadusure urebe ibihe byiza tugira byo gusenga. Buri sabato ya nyuma y'ukwezi, iyo nta yindi gahunda yagize yivanzemo ihambaye, kuko ni n'isabato batajya bemeraho gahunda yo kujya kuririmba ku yandi macaci, n'isabato bari yo gusenga. Rimwe uzadusura urebe ibihe tugira. Urakoze cyane. Ubwo niyo mpamvu abantu bari kubona ukuntu wari wizihiwe. Wimva gute muri kiriya gitaramo? Ntabwo nari ndi ku isi. Nabona ukuntu uri gusimbuka. Nabona utari hafi. Utagira n'ibintu mbaza byahariye. Ntabyo nari nzi. Ntabwo mbizi. Actually mperuka ubundi umbajije umbajije ibintu byahariye. Wabimbaza ndi gusenga. No mu myiteguro ntabwo mbizi. Ahubwo mpagera turimo gusenga
turimo gusengera abantu bari buze, turimo gusengera abacuranzi, turimo gusengera abaririmbyi bagiye kujya kuri stage. Ibyo ni byo bihe nibuka. Ibindi byakurikiyeho nyuma y'uko gusenga ntabyo nzi. aka video kari mu bivugi byira abantu aho zira ndirimbo umusaruro wavuye muri kiriya gitaramo ubonetse wowe nk'umwe mu bantu wari uzi intambara bari kurwana, uko bagiye ku mavi, uko bereka Imana kiriya gitaramo, wakibita zira ndirimbo? Taragira ngo hari n'intambara nyinshi zabayemo, nta kintu na kimwe cyabaye hariya tutari dufiteho amakuru. Nibyo nakubwiye byo kubana n'Imana bya hafi. Hari n'icyo abantu baba barabonyemo nk'ikosa ariko kitari ikosa, kubera ko ari Imana yari yabitegetse ngo bigende gutyo. Rero utaza kugira ngo wenda abantu bataza kumva uvuze ngo intambara zo gutegura, oya, intambara zari zirimo, ibintu byose byari birimo Imana, kandi bari mu mwanya wo kumva icyo Imana ibabwira, akaba ari cyo bakora. Hanyuma umusaruro wavuyemo, njyewe ntago nawumenye ndimo hariya. Nakubwiye ko ibya hariya ntabyo nzi. Nari mu yindi si yanjye, nari nishimye, nkunda muzike cyane, nari mu bihe byanjye byo kuba ndi kumwe n'Imana. Uriya ni umwanya twari twasengeye, turavuga ngo usibye kuba abantu bari buze bakizihirwa, buri muntu wese uri bwatendinge hariya ubyizera ahakura igitangaza, abohoke, donc ahakura ishimwe. Uriya mwanya nahakuye ibitangaza 3 kuko nari nabyizeye. Zaba bibabwira ubutaha. Sinjyewe gusa, abo twasenganye, ego nzabikubwira, nzabikubwira. Ngiye ibitangaza byanjye 3 narabyakiriye, narabicyuye, kuko ni ibintu twari twasengeye. Turavuga ngo umuntu ye kuza kumva indirimbo ngo atahe, ahubwo ubu umwanya wo gufungura imiryango mu buzima bw'umuntu, ubu umwanya uza hari nako yumva akamurya indwara arwaye yose, atahe ikize. Ni umwanya ni ibihe byageze, abantu benshi bavuyemo babona akazi ari benshi, bavuyemo ubuzima buhinduka. So rero uwo ni umusaruro nakubwira wa nyuma yo kugira ngo kiriya gitaramo kibe. Noneho ikindi, abantu barahembutse, barishimye, kandi reka mubwire Flora, nubwo batubwira ijuru, reka mbabwize ukuri, twishime turi kuri iyi si, kuko niyo tuzi, ntabwo ijuru turaribona, turaryizeye ko tuzarijyamo, ariko n'ibyo dufite tubanze tunezererwe mu byo dufite. So rero umuntu niba atishimye muri iyi si ngo yitoze uburyo azishima mu ijuru, uzagenda waramenyereye kuzinga umunya, se bizava mu oya. So rero abantu barishimye, baranezerewe, byagenze neza. Flora, umbajije ku bintu by'intuza by'indirimbo n'amakorali y'Abadiventiste, icya mbere tubyemeranyeho ko Abadiventiste bafite amakorali azi kuririmba, icyo cyo tucyemeranyeho. Njyewe rero mbahurije hamwe, kereka mfite amafaranga ku buryo nabahereza amafaranga bakajya bahora bakora ibitaramo bingana kuriya. Nicyo kintu cyonyine kimba ku mutima, kandi njya nanabisengera mvuga ngo Imana izangira umuherwe wo kujya mbona amafaranga yo gutera inkunga amakorali, kuko sinakwinjira mu muziki sinkuzi, umuziki ntabwo ari ibintu byanjye. Nakuri reka dutegereze nzaririmbe, reka iryo rero niryo ntegereje, ariko tukiri muri iyi si, ibijyanye n'amakorali no kuririmba, kereka uwanyihera ubushobozi, kuko hari igihe nka kiriya gitaramo cya Messengers cyabaye, ibitaramo njya mbona ambassadors ikoresha, ibitaramo mbonana ya makorali yandi, Declarion, Way of Hope, iyo mbabonye cyangwa se n'abandi baririmba ku giti cyabo, cyavuga ngo wamana we, abantu bose wahaye amafaranga b'abakire, wambabariye nanjye nkabamo, noneho nkajya mfata nka miliyoni 40 nkahereza korali, nkavuga ngo mugende mutegure igitaramo kimeze gutyo, abantu bakajya bahora bishimye gusa. Nicyo naho ubundi kwinjira muri tekinike z'umuziki ntacyo nkwijeje. Nta kibazo. Urakoze cyane. Uyu munsi wa none
tugomba ku musozo w'ikiganiro cyacu. yego ni ukuri. Hari abantu badukurikiye, hari abakubonye ari ubwa mbere, hari abakubonye ari ubwa kabiri, hari ababonye isura bayibazaho wenda baza kwibuka ko wenda bakurabutswe muri ibyo ya Misinga cyangwa n'iz'abandi simbizi. Nk'ijambo wumva ryahindura ubuzima bw'abantu bafata nk'impamba bakura mu magambo yavugiwe muri iki kiganiro, ijambo wumva ryafasha umuntu udukurikiye muri aka kanya mu buryo buhinnye kandi bwafasha abantu kugira icyo bakuramo nyine muri make, nicyo bababwira. Ntitukababare nk'abatizera, kuko isi turimo, waba uri umukristo, waba uri umupagani, waba usenga waba udasenga, umubiri twambaye n'isi turimo turababara, kandi ibyo nta muntu bitakwangiza. Ariko nibatwara ijambo rivuga ngo ntitukababare nk'abatizera. Nyuma y'ibyo umuntu ahura nabyo byose agira ibyiringiro ko hari impamvu, inyuma ni heza. Hari n'ibyo Imana itajya yemera kuduhereza tutabanjije kubabara, kuko bitugezeho twabifata nk'ibisanzwe cyangwa se nta nubwo twabasha no kubijera. So rero abantu batwara ijambo bo ntitukababare nk'abatizera. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, kwizera kurarema. Gira kwizera gutoya, icyo ngicyo kikuremereye uwo musozi ukuri imbere. Gira kwa kwizera gutoya Imana yadusabye, ibindi birakemuka. Ubundi wiryamire usinzire, ntihakagire ikintu kikubuza gusinzira. Turyame twizigure, umva nkubwire, turyame dusinzire. Ayo niyo magambo antunga. Kwizera ntitukababare nk'abatizera. Ayo niyo magambo antunga kandi yarankoreye cyane pe. Nanjye nashoje. Yego. Hari igihe abantu batekereza u Rwanda, rimwe na rimwe umukristo ati ntivanga muri politiki, ufata ute ku Rwanda ruyobowe na Paul Kagame? Ego ko mana yanjye, ni nko kumbaza ubundi kujya kuvuga ku Rwanda ubu nshotoye. Ni nko kunshotora umbaza ku bintu by'Imana. Ubu nshotoye buriya nakubwiye bikeya kugira ngo ntagutwarire umwanya, ariko reka nkubwize ukuri, iyo nshotoye ku bukristu, ibitangaza by'Imana, ungana n'umuntu nshotoye kuvuga kuri Perezida Paul Kagame. Uzafate speech za perezida kuva mu myaka wamumenyeyeho, ufate na speech ze zo muri ibi bihe, ntabwo ajya ahinduka. Ni ukuvuga ngo afite speech ishobora kukuvana ku rwego rumwe ikakujyana ku rundi, kandi atari uko abitewe n'ibihe runaka. Ni wewe. Ni ukuvuga ngo ibyo yatubwiraga kera n'ibyo atubwira ubu ngubu aracyariwe, ntahinduka. Afite ubudasa rero bukomeye cyane uriya mugabo rwose. Ahubwo njya mvuga ngo ndamutse mpuye nawe namubaza niba hari abantu atoza, ku buryo isi turimo nyine habaho gusaza, kandi koko ni muzehe wacu. Twatangiye no kujya tubivuga ngo muzehe wacu ejo azasaza, ariko njya numva namubaza, mubonye nkamubaza nti byibuze hari nk'abantu uri gutoza waba waratoje ku buryo niyo urumva ntabwo twamubona muri abo bantu 100%, ariko byibuze dushobora kubabonamo we 80% byibuze. So ni ikintu kidasanzwe cyane. Ni umubyeyi w'abantu benshi, ni role model w'abantu benshi. Afite ibintu byinshi wamwigiraho. Ni uw'agaciro gakomeye cyane. Kuko bikomeye cyane. Noneho ikintu gitangaje, ariko Imana nayo ni seriye. Siko Imana ijya igira uruhare mu kuturemera abayobozi beza. Flora, ntabwo twari kuva mu bihe bimeze kuriya. Njyewe wenda sinari ndi mu Rwanda,
ariko nanjye iyo narindi ni amateka, ni impamvu nyine z'ibindi nabyo by'imiyoborere mibi nyine nka gutyo. Donc waba wari uri mu Rwanda, waba uri ingaruka z'imiyoborere mibi zakugezeho. So rero iyo ufashe byonyine, iyo ufashe isura ya 97 kurumva ngiye nibyo nibuka 96 97 ukaza ukayifata ukayihuza n'isura y'ubu ngubu uyu munsi. Ubundi usibye kuvuga ngo ni bya bitangaza Imana idukorera, nta muntu wabwira ko icyo gihugu ari kimwe ngo abyemere, ntabwo byashoboka. Twibutse abantu ko bagomba kwiyimura ku itorero byarangiye umunsi saa sita, kwiyimura ku ntuza kuri lisite y'itora. Yewe we ubu se nta bantu bacikanwe, none se nta kuntu baduherezaho andi masaha kugira ngo n'uwari wacikanywe, we never know. No, kameme twibutse abantu ko turimo kwitegura amatora, bazatore neza n'ukuri. Uriya musaza we mureke, ari ku mutima y'abantu benshi. Namwe ndabashimiye. Iryo rindi ni Uwera naryo waruzi, naryo ni iryanjye. Wagombye kuba uri mu bindi, ariko uvuga uti umwanya reka mubahe tuganire tuvuga Imana. Murakoze cyane Flora, namwe ndabashimiye cyane kuba mwantekerejeho. Welcome.